Abakunzi ba Rwanda Canada News nongeye kubaramutsa. Nshimishijwe uyu munsi yo kongera kugaruka guhura namwe. Muribuka neza ko ubushize nagiranye ikiganiro n'umugabo witwa Ruti wa The Future TV. None uyu munsi nkaba nongeye kumusaba ko twahura kuko hari ibintu byinshi nshaka kumusobanuza. Bwana Ruti, muraho neza? Muraho neza Artemo. Amakuru y'iminsi? Turashima Imana. Nukuri ni byiza gushima Imana. Rero uyu munsi nazanywe n'ibintu bitari byinshi ariko byose byarambagamiye kubyumva, nkaba ngira ngo mfashe kubyisobanurira no kubisobanurira abatwumva. Nakubwiye ko maze igihe ngerageza gukurikira ibiganiro byawe. Ndabikurikira kenshi bya The Future TV. The Future TV rimwe mu biganiro nkunze gukurikira kenshi, noneho ngasanga hari ikintu bimfashaho mu byerekeranye n'amateka uvuga n'abantu uzi n'ibintu uzi byabaye muri iki gihugu. Murabizi platform za YouTube ziraharawe cyane muri iyi minsi. Uvumbutse aho wese arayivumbukana agashyiraho ibyo ashatse byose. Maze rero iminsi numva ikindi kiganiro nabonye naho gihari ngo cyitwa kandi ku giti cyanjye ndibwira ko bakibeshye burya baca umugani ngo iso nta kwanga kwita nabi. Iyo platform ngo yitwa ngo harya ngo yitwite amateka, ngo yitwa amateka nyakuri. Iyo uteze amatwi icyo kiganiro ukumva ibyo bintu batinyutse kwita iryo zina amateka nyakuri, ukumva umuntu yishinzwe banza ngo yitwa Abdala Bicahaga Abdala. Wibaza ayo mateka avuga n'iki gihugu, kuko ibintu avuga ntawe bihuriye n'amateka y'u Rwanda tuzi nk'abantu. Nabonye ari n'umuntu ukuze, navuga ko turi muri generation zimwe, ariko ibintu abwira abantu ni ibintu bitangaje cyane. Ababwira ngo ari amateka nyakuri, agakoresha iryo jambo. None se nabonye ndetse igituma ari we nashatse no kubiganiraho nawe nuko nabonye uri mu bantu yitumye cyane, yibasiye arabibasira cyane akabigarukaho kenshi, hamwe n'undi mugabo witwa Tom Ndahiro w'umushakashatsi muri ibyo bintu kandi ubifatimo uburambe nawe. None ngira ngo ningira n'amahirwe na Tom nzamushaka nawe ngira icyo mubaza, ariko wowe nkuboneye hafi aha, wagira icyo umbwira kuri uriya mugabo? Nako cyane cyane uwo mugabo wenda tumwihorere, umbwire kuri kiriya kintu cye yise ngo amateka nyakuri. Ese nawe ubona ko ari amateka nyakuri kumuba hafi? Urakoze cyane kumbaza kuri Bicahaga, kuko ni umuntu nakurikiranye cyane kuva agitangira ibiganiro bye. Yabitangiriye kuri cano y'umuhezanguni n'umugore w'umugome cyane witwa Nkusi Uwimana Nyesi, yitwa Umurabyo. Mu ijambo rya mbere numvise rikanantangaza kuri uriya mugabo, nuko bigahita binahurira na kiriya kintu cye yise ngo amateka nyakuri. Kirantangaza ko mu byo yabwiye Nyesi yarabwiraga ngo amateka ngo nta kintu yageza ku gihugu, ngo amateka ngo ntacyo amaze. Naho amateka nta kintu amaze, amateka nta yageza ku gihugu mu by'ukuri. Mu byo avuga birimo, ahubwo ukibaza ese uyu muntu uvuga ngo amateka ntacyo amaze ni gute none haje kwigisha abantu amateka nyakuri? Ngaho nawe ukibaza ukumva umuntu ntago ibintu ari kuhuza ibintu. Akongera ati twebwe ati murabizi hari umwamikazi witwa Kanjogera, ayo niyo mateka ye nyakuri ngo ashaka kwigisha abanyarwanda. Umwamikazi witwa Kanjogera, kandi hari umwamikazi witwa Kanjogera, urumva yahawe tumaga umwana w'umuto akamushega ahaguruka uruhinja. Bimwe bigishaga nibyo ni bya Parimehutu kera, Parimehutu bashaka kubiba urwango rw'abatutsi, kwangisha abantu abatutsi. Ayo niyo mateka Bicahaga, niyo mateka y'itanyakuri, niyo mateka y'itanyakuri. Arazamuka ejo bundi ati njyewe indege ya Habyarimana yarashwe nirebera n'amaso yanjye. Ati haciye ababirigi baduciyeho tugiye gusenga, tugiye gusari, ababirigi 6 baragenda hagarukamo 2. Ati tukibaza aho babirigi 4 ngo basigaye.
ibyo ni ibintu yivugiye ubwe amajwi arahari kuri icyo kiganiro ariko iryo jwi ndarishaka atazagira ngo turamubeshye. njye navuze ibyo nzi navuga ibyo nabonye ibyo narabibonye n'amaso yanjye abiri njye nabonye uko byagenze dongewe imbunda yarashe indege Habyarimana ntabwo yarasiwe i Kanombe nk'uko iyo raporo yamutsinze bivuga ahubwo imbunda yarashe iya ndege yarasiwe mu gishanga cya Masaka mu Rufunzo ariko ngiye kuri kwanjye nzi ntabwiwe nuko indege aho yarasiwe ari aho ngaho ntabwo ukuri kwa raporo yamutsinzi ngenda guhakanye ati njyewe nimugoroba saa 2 noneho n'ukuntu ngo yumva ngo indege Habyarimana ngo twari tuyizi cyane ngo twarayumvaga ngo tukumva ngo ni Habyarimana utashye ngo njyego niboneye ngo ibisasu ngo byavuye ngo mu gishanga cya Masaka. Ubu se ngo yarari hewe icyo gihe? Ngo yarari Kanombe ngo niho yaratuye. No musirikare se? Ashwi ni Kanombe ariko aho mu baturage mu giturage cyaho ngaho. Ati njyewe niboneye indege ya Habyarimana bayirasa yarasiwe mu gishanga cya Masaka. Icyo kinyoma muri iyo video uvuga ngo wabonye twibasira mu byo yavuze ngo beshyuza mu byo ibyo ntibirimo yarabyirinze kuko ikinyoma cye cyabeshyujwe n'inkiko mu rukiko rwo mu Bufaransa urukiko rusesimanza n'urukiko rukuriye izindi nkiko rushyingura iyo dosiye bivuze ko ikinyoma cye yararimo kwiza yabonye ko atazagikomeza arakireka icyo ngicyo. None se ubu aho rira tegeko risohokeye risesa burundu icyo kibazo cy'iyo ndege uwo bicahagaza bivugaho iki? Nibaza n'impamvu adasaba imbabazi abanyarwanda yabeshye cyangwa se ndizera ko abanyarwanda batangiye kubona ko ibyo yita amateka nyakuri ahubwo ari ibinyoma bya nyabyo. Nibyo binyoma nyakuri ahubwo. Nibyo binyoma bya nyabyo. Kuko batangiye kumubona retemo, batangiye kubona uwariwe, batangiye kubona umuntu ibyo atekereza n'ibyo agamije. Hari akantu yivugira ubwe aravuga ngo niba ibyo mvuga nita amateka mbibeshya umuntu azazanye umuze hano. None se yakwemerera cyangwa agiye yanyemerera noneho nkazahura nawe nkamubaza ibyo ndege ukuntu yabibonye n'icyo bitekerezaho nyuma ya tegeko ryasohotse. Kuki adasaba imbabazi abanyarwanda? Nuko ni umunyabinyoma ufite gahunda yo kubeshya abanyarwanda. Ibintu byo kuvuga ko ari amateka nyakuri ntago dukwiye kubyemera. Ntawe baca umugani nabikubwiye ngo se nta kwanga kwa akwita nabi. Uriya muntu ndacyavuga ibintu yagiye abeshya. Noneho ikindi kigaragaza ipfobya n'ihakana rya jenoside bimurimo ubona ko ari nayo agenda afite muri iyi minsi. Ubwo uvuze ipfobya rero buretse gato icyo nacyo ni kimwe mu bindi bintu byanzanye kugushaka ko byaranambabaje rwose kandi uwo mugabo ntanzi simuzi nta mwenda mfite ntawo mufitiye kandi simusebya sindi bukomeje ku kintu atavuze ubwe niyumviye n'amatwi kuri platform ye aho hantu warugeze gupfobya jenoside. Aratinyuka akavuga ngo leta y'u Rwanda ngo ifatira abantu busa ikabafunga ngo ibarega ko either ngo bapfobeje cyangwa bahakanye jenoside. Ngo kandi ngo nta tegeko riri clear ngo risobanurira abantu gupfobya cyangwa guhakana genocide icyo ari cyo ngo iryo tegeko ntabwo ririho. Icyo rero ni kimwe mu bintu nshingiraho cyanatumye rwose numva nifuza guhura nawe Bwana Ruti kuko ibyo bintu birababaje biteye n'agahinda cyane kuko ni inkozi z'ibibi ntabwo watinye gukora iryo jambo gukinisha iryo jambo ngo bafungira abantu busa nkaho yabonye barasa indege ariko ntabwo yabonye genocide. Ntabwo azi ko yakozwe genocide ku buryo yagera igihe avuga ngo bafungira abantu busa. Ndagira ngo rero mbanze ngusomere nako se wowe nsomera ndagira ngo nsomere kuko ubu turi no kwigisha bicahaga sesa turimo no kumwigisha ndetse nabumva ibintu bye bakeka ko ari amateka nyakuri babyumve ko ari umuntu w'umugome w'umuhebu ufite agenda ambi ufite gahunda mbi yo gupfobya no guhakana jenoside ayishakira n'ishingiro. Ni ukuri pe ahubwo nkaba nagira ngo gihe namusabe niba ari umugabo w'umushinga ntaye azahindura izina ry'iriya TV show kuko arakabya kubeshya abanyarwanda. Iryo tegeko gihe narisanze muri Rwanda Law Reform Commission Media Center
nkaba ngira ngo sindi buri some ryose kuko nta mwanya twabibonera ariko ndagira ngo mparangire bicahaga azajye kurisoma ubwe arisome arisobanukirwe ariko ntasubire kubeshya abantu. Reka mfate akanya gato ndihere hagati wazarisome ryose kuko waravuga ngo ntaribaho aratinyuka akavuga ijambo ko ritabaho. Ndagira ngo mubwire uko handitse aha ngo gupfobya genocide mu ngingo ya 6 y'iri tegeko abakoze gupfobya genocide mu ngingo ya 6 y'iri tegeko abakoze icyaha umuntu wese ugaragariza mu ruhame kandi ku bushake agamije kugabanya uburemere cyangwa se ingaruka za genocide, koroshya uburyo genocide yakozwe cyangwa kugaragaza imibare itariyo y'abazize genocide. Guha ishingiro genocide mu ngingo ya 7 havuga ko abakoze icyaha umuntu wese ukorera mu ruhame kandi ku bushake igikorwa kigamije gushimangira genocide, gushyigikira genocide cyangwa kwemeza ko genocide idafite ishingiro. Ibi byaha byose uko ari bitatu itegeko ryateganyije ibihano byaryo. Urukiko iyo ruhamije icyaha uhanishwa igifungo kitari hasi y'imyaka 5 ariko ntikirenge imyaka 7 ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ngira ngo hari n'ingingo wahereye ku ngingo ya 6 Artemo ariko iri tegeko rifite n'indi ngingo ibanza ari nayo y'ingenzi bicahaga kwiye kumenya bantu mudukurikiye. Iyo ngingo ivuga ko guhakana genocide ivuga ku guhakana kuko ingingo ya 6 ivuga mu gupfobya no guhishingiro n'indi ikurikira. Ariko noneho iyo guhakana rero guhakana genocide mu ngingo ya 5 y'iryo tegeko bavuga ko aba akoze icyaha cyo guhakana genocide umuntu wese ukorera mu ruhame igikorwa kigamije kuvuga cyangwa kugaragaza ko genocide atari genocide akayita ikindi kintu, akayita ngo ni bya bindi byabaye ngo ni ubwicanyi, ngo ni umuyaga, ngo ni intambara. Ikindi gikurikira kugoreka ukuri kuri genocide ugamije kuyobya rubanda ari byo bicahaga ari gukora. Nibyo yirirwamo ibintu buri munsi uko mwumvise nibyo akora. Muri ibyo bintu yita ngo ni amateka nyakuri. Kwemeza ko mu Rwanda habaye genocide ebyiri, double genocide, bimwe bikorwa na za jambo kuko bazi ko iri tegeko baranarizi bo nabahanga ntago ari nka bicahaga. Bo bazi ko iri tegeko rihari kandi rishobora kubagonga, ariko bo bakreya ati habaye indi genocide ya kabiri kugira ngo itegeko ritabagonga. Iyo genocide bakayikorera campaign, bakayamamaza, bakayisakuza, bakayikorera inama, bakayandika mu bitabo, bakagira gute kugira ngo biganishe hehe barebe ko yapfa kwemerwa yakwemerwa na ya yindi yakorewe abatutsi ikaburizwamo bikitwa ngo habaye guerre civile. Abantu bararwanya. Reka ibyo tubireke. N'ikindi nari ntararangiza gatoya, harimo kugoreka ukuri kuri genocide ugamije kuyobya rubanda, kwemeza ko mu Rwanda habaye genocide ebyiri no kuvuga cyangwa kugaragaza ko genocide itateguwe, nabyo bikaba ari ibintu uriya mugabo yirirwa ririmba. Tekereza ngo ntabwo yateguwe genocide koko. Ari nabyo yirirwa ririmba kuri icyo kintu yitonga kuri nibyo aririmba buri munsi. Aranabivuga ati genocide ntago yigeze ati nta nahantu kuko buriya yaranafunzwe, yafunzwe imyaka 10 akekwaho icyaha cya genocide aza gufungurwa na gacaca. Ati ngwiki yafunzwe imyaka 10 akekwaho icyaha cya genocide, hanyuma baramufungura, gacaca iza kumufungura nyuma y'iyo myaka 10. Ariko icyo avuga no mu byo avuga kuko ni ibintu ntago ari byo turi kumuhimbira, ni ibintu yivugiye ubwo ati njyewe nta hantu na hamwe higeze hagaragara, yaba ngo muri za gereza ngo yaba he, ngo nta hantu na hamwe higeze hagaragara ahantu bavuga ko genocide yateguwe n'uburyo ngo yateguwemo. Ati noneho na Kambanda Jean, ngira ngo hari n'ikiganiro twakoze
cyerekana ibyaha 11 Kambanda wari minisitiri w'intebe muri guverinoma y'abatabazi yashyize mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi, yiyemereye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Ariko bicahaga mu guhakana ko jenoside itateguwe, ati nta n'ikintu yemeye ngo rwose ni umwere, ngo erega ngo nta nubwo yari bubone ibyo yemera n'ubundi, ngo kuko ngo bamukuye muri banki populaire ngo bamuzana bamugira minisitiri w'intebe. Bigaragara ko urabona ko iryo tegeko arimo araryica ryose, arimo arapfobya akanahakana jenoside. Kandi twabonye ko muri iryo tegeko mu gupfobya, mu guhakana jenoside harimo no kuyisingiza. Iyo umuntu asigiza jenoside akaneza asingiza bayikoze, nta jenoside ntiyateguwe, icyo ni icyaha. Kuhakana ko itateguwe, guhakana no kweza abajenosideri babyiyemerera bo, nabyo ni ikindi cyaha. Ni icyaha. Ngiye ndagira ngo guhera kuri uyu mwanya ndasaba uwo muntu witwa Bicahaga yuko iri tegeko twagiye turisoma uduce ngenda musaba ko niba ashaka kuvuga amateka koko ashaka iri tegeko namurangiyeho riri, arisome, arinonosore, arisobanukirwe, maze azaza imbere y'abanyarwanda babwira ati narababeshye. Kuko niba ari umugabo niwe wenyine ukwiye kwibeshyuza, nta keneye n'abajya kumubeshyuza, kuko itegeko riri clear, riranditse. Ibyo bintu sinzi igituma bigarura nk'ayo magambo avuga, arasa cyane n'ayabagosora aho yigeze kuvuga ngo muzaza nabonishe amenere Jacques Jetu, amene ngo vous monarguez, ngo amene ce que j'ai tué, ngo ivomo bazanshinje. Ibyo bintu birasa n'ibya Bicahaga uyu nguyu. None rero wenda iryo tegeko reka turi murekera azitonda risoma, ariko ndagira ngo mbwira abo yabeshye bose ko iryo tegeko rirahari, riri clear, ntabwo Bicahaga azakongera kubabwira ko icyo tegeko ritanditse. Aritemo hari icyo ntemeranya nawe kuri ibyo ngibyo uvuze, ngo Bicahaga ngo azagende ngo asome, namara gusoma anyomoza ibyo yavugiye we wenyine. Ibyo ngibyo ni bwa butagatifu twirirwa tuvuga, ni bwa bwana bwiza twirirwa tuvuga tunashinja ribu yacu ikora akazi neza rwose dushima, ariko ikwiye kudukiza abanyabyaha. Bicahaga arimo arakora ibyaha. Leta yacu irihangana, leta yacu iragoragoza, ntako itagira. Bakwiye byibuze, ntabwo bakwiye kujya kubeshya abanyarwanda ngo tumurebere, ngo tumwemerere. Nibamucyahe, nibamuhane, n'icyo kintu yise ngo amateka nyakuri nacyo bagifunge, kuko nta kamaro gifitiye abanyarwanda. Naho ibyo kujya kuvuga ngo ajye kwibeshyuza, arayobewe wese ko ari kubeshya. Arabizi. Njye sinaragejeje aho wenda wa mugani ibyo uvuga bifite ukuri, sinaragejeje aho, ariko niba ibyo bishoboka, niba itegeko ryemera kubikora, gihe koko ibyo bintu birakwiye, kuko arakabya. Hari umugani baca ngo yarenze akarimbi, yamaze kurenga akarimbi cyane. Akarimbi yakarenze hero, kangaruke ku yindi ngingo, iyo y'iryo tegeko yumvikanye ko abanyarwanda badakwiye gukomeza gutega amatwi ibyo uriya mugabo avuga ko arabeshye cyane. Ariko hari ikindi noneho yajeho, ni nacyo ngiye kurangirizaho iki kiganiro. Ntabwo kirangira mbere yuko ujya ku yindi point, mbere hari akantu nako yavuze kababaje abanyarwanda bakwiye kumva, wenda twazana kabasangiza bakakumva. Witwa Nyese nawe ukora nk'ibyo Bicahaga akora ku cyo wise umurabyo, nawe ngira ngo wabonye ko amaze iminsi yaribasiye umuryango wa RPF, amaze iminsi bayifatira ku gahanga nubwo batabishobora. Uriya mugore ati rwose abaturage bamaze iminsi twumva amakuru y'uko bahunga urukingo. Ati se bataruhunga, ati hari jenoside yaruta ruriya rukingo. Covid icyambere abantu bagomba kumenya ko ikintu cyakozwe ari ikintu kibabaje cyane. Uko abantu barwanya jenoside, ubu koko hari jenoside iruta urukingo. Reka ati hari jenoside yaruta ruriya rukingo. Urumva ko nakina na jenoside. None se arashaka no kuvuga ko gukingira abanyarwanda urwo rukingo se rwazanywe na leta narwo ni irimo irakorera abantu jenoside kubakingira.
nibyo ashaka kuvuga. kandi u Rwanda kugeza ubu ruri mu bihugu bya mbere ku isi nta nubwo ari muri Afurika ku isi rwakoresheje neza inkingo n'ubwirinzi bwa COVID-19. Ni nayo mpamvu twanasubiye mu buzima busanzwe, reka ubu ngubu ubuzima bwasubiyeho, imipaka yatangiye gufungwa. Oya, mwe nuko mubona bamo mu Rwanda, twe tuba hanze rero. Muri ibihugu bita ngo birakomeye cyane, barashize abantu, abarwayi, abamugazwe n'ibyo bintu, abagize ingaruka ngo kudahumurirwa, kutongera kumva ibyo barya. Ibitaro byaruzuye birasendera, haba muri Amerika, haba muri Canada, haba mu Bufaransa, haba hose abantu barashize. Ariko igeze mu Rwanda hano ashwe kubera iki? Kubera ubwo bwirinzi leta izo ngamba yafashe. None nabo yabivuze ngo ni genocide nayo. Leta iri gukora kukigira abaturage kugira ngo basubire mu buzima busanzwe, kugira ngo birinde. Abandi inkingo zirimo zirabahenda ku rwego rwo hejuru. Leta yashyizemo amafaranga menshi kugira ngo abaturage babashe kongera gusubira mu mirimo, ubukungu bwongere buzamuka, ubukungu bwari bwahananutse ku rwego rukomeye. Ibyo bicaga ntashobora kubishyira mu mutwe we ngo arebe imbaraga leta ishyira mu mutungo kamere ifite ariwo baturage bayo. Ibyo rero nibyo nabyo yita ngo ni ukuri nyakuri, amateka nyakuri. N'ubujiji ni n'ubugome, nibyo mvuga ko adakwiye kujya. Afite ntabwo ari ubujiji, nawe ndibaza ko abyitira, ntabwo ari ubujiji, ni ubugome. Ni ubugome, abikora bishaka. Akwiye kubazwa, akwiye kuryozwa. Nibyo naho binyuza n'iyo miyoboro ye yose bakayisenya, kuko ntabwo twabyemera. Yihanganira ariko kandi kantu gatoya rero. Noneho ko rero gateye mbese gateye ikiburi. Ngira ngo nabyita ko gateye n'ishozi. Agaruka ku mahame y'umuryango w'inkotanyi ngo kuva zabaho, akihandagaza akayavuga yose, arayazi kuyavuga. Uko ari 8 n'irya 9 ngo ryongeweho, nibyo koko ryongeweho, yari 8 bongeraho irya 9 riheza ikintu cyose gitera cyatuma genocide yongera kuba. Niryo bongeyeho, handi yose aracyari uko yarari. Ahandi hose ku isi hagiye habaza revolution, babaga bafite ibyo bagenderaho, amahame yabo. Ariko iyo bageze mu gihugu, iyo bagize imana nk'uko mu Rwanda twazigize inkotanyi zigahagarika genocide, ayo mateka, ayo mahame y'umuryango w'inkotanyi uko yari 8 n'ubu aracyari 8 uretse iryo ryiyongeyeho rya 9. Igituma atahindutse ni iki rero? Igituma atahindutse nuko basanze ntaho bayibeshyeho na hamwe. Itegeko rimwe ku rindi basanze bagerageza kubishyira mu bikorwa. Uwo rero ahera ku itegeko rya mbere, akavuga ngo mu mategeko ya mbere y'inkotanyi ngo kwari ukugarura ubumwe, ubusugire bw'abantu n'ibintu. Niryo tegeko rya mbere koko. Akavuga rero ko ngo FPR ko ari 8 ayo mategeko, ayo mahame yose ko ari 8, uko ari 9 ubu ngubu, ngo yarayaferinze, ngo nta na kimwe cyakunzemo. Ngo igituma bitakunze ni naho abera umugome mwabikubwiye. Ngo itegeko rya mbere rivuga ko kugarura umwe, ubusugire bw'abantu n'ibintu, ngo iyo rijya gutungana, ngo nandi yose 8 asigaye inyuma yari gutungana yose, ngo none yose yaraferinze kubera ko iryo rya mbere ryaferinze. Ubwo se ni gute wansobanurira ko ibyo bintu bitari umugome? Ngiye gusobanurira urugome aho buhagaze, igihe aho mubona mu mboni zanjye bwite. Arihandagaza akavuga ngo FPR yaferinze izo ayo mahame ko ari 9 yaraferinze yose, ngo bitewe nuko irya mbere yo ubusugire bw'abantu n'ibintu bitakunze. Iki gihugu yarakirimo ku ngoma za kera n'izuba. Uyu mujyi wa Kigali n'uru Rwanda rwose yarubayemo ni mukuru. Ubusi yashubije amaso inyuma akibuka u Rwanda rwari ruriho mbere ya 1994 n'u Rwanda ruriho ubu. Kuva aho inkotanyi zahagarikiye genocide yakorewe abatutsi muri 1994, iki gihugu nicyo gihugu cyonyine apana no muri Afurika ku isi yose ubusugire n'umutekano w'abantu n'ibintu uri hano muri iki gihugu, nta handi bawusanga. Nuko kwa kundi babeshya abategera ibwami, ijisho ritakuboneye umwami ntawe urimo kubwira. Abenshi bitwaza ngo bari mu Bufaransa ngo bazibera mu Bufaransa, muri Canada ngo bazibera muri Canada. Nanjye ndahaza hose bavuga ibihabera nabyo ndabizi, kandi niba shaka nzabibabwira. Ntabwo umutekano uri muri Kigali ushobora kubusanga mu mujyi wa Toronto cyangwa wa New York, nta nawo wawubona. Ntabwo umutekano uri muri Kigali wawusanga i Chicago, ntabwo umutekano uri aha wawusanga i Montreal. Ariko
bakihandagaza ngo muri Kigali nta mahoro ahari, ngo nta busugire bw'abantu n'ibintu bihari, bakihandagaza izuba riva akavuga ibintu nk'ibi mugabo akabibeshya abantu. Ese ubwo ababivuga akompara n'iki? Akompara n'ibindi bihugu bihe. Umutekano n'ubusugire bw'abantu n'ibintu koko ahakana ngo ntabiraha, aba yarebye cyangwa bikora bishaka kugira ngo ahumbe abantu abatuye bahumye ahari ngira ngo abikora bishaka. nkaho ngira ngo ramubwira ikintu kimwe, agira ibyo akinisha amahame y'umuryango w'inkotanyi rimwe kurinde kugeza kuri iyi segonda, ahubwo byarenze expectations abantu bari bafite. Ayo mategeko hari abantu benshi bayize, hari abayigishijwe, hari n'abayigishijwe n'abandi, hari n'abayigishije abandi benshi nyamwinshi. Bicahaga koko yatubwira ahantu higiye aya mategeko inkotanyi zishingiraho imiyoborere y'igihugu yayo. Aya mahame ariho kuva yakwandikwa, bisubiremo na n'ubu aracyariho uretse yongeyemo. Impamvu atahindutse ngo abe adjusted nk'uko abantu bageraho bagahagarika ibintu bakabimodifya, nuko basanga bitajyanye n'igihe, ariko yahora ajyanye n'igihe mu byo bakora kandi barabikora. Ivyo rero ndagira ngo iyo speech azayihorere kuko ntabwo abizi. Ajya avuga ibyazi ibyo atazi ntabwo kubijyamo. Ibyo rwose biteye seseme, ntabwo nategeka kubivuga ukuntu abisobanura. Kuko hari akantu gato nigeze kubwira wenda sinagatinzeho, ubwo bumwe n'ubwiyunge avuga ngo iyo butabaho ngo butariho nako. Abantu bose bahakanaga imitekerereze yo gukora genocide ku Batutsi muri 1994, abishwe muri abo bantu barenga miliyoni. Abo bantu bishwe na miliyoni bishwe n'impiri n'imipanga, ntabwo bishwe na bombe. Genocide y'Abayahudi yishe miliyoni, bavuga ko ari 6, ariko abantu bayiguye muri 44. Miliyoni 43 baguye muri ya genocide y'Abayahudi, ariko miliyoni y'Abayahudi ubwabo izwi, imibare izwi ni miliyoni 6. Muzi imyaka yakozwe mu kwireshya, kandi muzi ibikoresho byakoreshejwe muri genocide, hari kubatwika, hari kubarasa, hari amashambura gaze, hari ibyo bintu byose. Ariko hano tekereza kwica miliyoni irenga mu minsi 90 ukoresheje imipanga. Ni ukuvuga ko abo bantu barenga miliyoni batemwe n'abantu bangahe? Ni benshi. Ntabwo ngiye kuvuga imibare wenda ntayiteshukaho nkamera nkabicahaga, ariko nzayishaka nayimbaza. Abantu bisha abantu ni benshi cyane. None se bari ntibidegembya se? Ubwo bumwe n'ubwiyunge avuga ngo ntibuhari, iyo butahaba ntibasubiye no mu byabo. Hano ntibasubiye no mu byabo. Abo bantu benshi hari abafunze imyaka 10, 15, hari nabo gacaca yarekuye benshi, nawe ngo arimo wabimbwiye. Ubwo bumwe yagira ngo buse bute? Ese shepu abo ngo abanyarwanda babwumve nubuhe niyi? Ibyo bintu byaranyobeye rwose, byaranyobeye gituma uriya mugabo avuga biriya bintu bakamwihora bakomeza kubivuga. RPF irangajwe imbere n'uyu mugabo tuyoboye, nyakubahwa Perezida Kagame, niyo yatanze urugero rukomeye rw'ibanze rw'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Uti byagenze biti? Ingabo za RPF ziraje zifasha igihugu, zifite imbunda n'amasasu. Abana bafite imbunda n'amasasu bagasanga imiryango yabo yishwe hirya no hino bafite imbunda, bati nyabuna mudakora amahano, ntaho mwaba mutaniye n'aba twarwanaga muje mukabarasa. Icyo ni ikintu kugeza no ku rwego rw'uko ugerageje kwihorera abihanirwa. Y'intangarugero ahubwo rwose. Icyo kintu bicahagara kizajya gitekereza ngo yumva ati abana b'inkotanyi baje bafite imbunda, imiryango yabo yashize, bakababwira bati musigeho, bakemera bagasigaho. Ikintu gitangaje. Urwo n'urugero rukomeye rugaragaza ko inkotanyi zije zitazanye ubwa butabera bugamije guhana gusa, ahubwo ari ubutabera bugamije no kunga gusubiranya abanyarwanda bongeye kuko jenoside yakorewe igice kimwe cy'abanyarwanda ariko ikorwa n'abandi banyarwanda.
icyo ni ikintu bicahaga yirengagiza, ntabwo akirengagiza, bikorana ubugome bishaka, ntabwo ari ukubyirengagiza, arabizi neza ko ariko byagenze. Abanyarwanda nta bumwe ngo bafite, sinzi ubwonko nkoresha, ntabwo najye byumva, simbisobanukirwa ubwo aribwo afashe urwo rugero gusa. Oya, noneho aruheraho akavuga ngo amahame yose uko ari 9 ngo yarapfuye, ngo nta nimwe inkotanyi zarishije gukora, ngo kubera iryo rya mbere ngo ryabananiye. Nimutekereze, no kwigira injiji. Twese abantu bashyira mu gaciro, tuzi ko ingaruka za genocide zitarangira. Nigeze gutanga urugero rwa genocide yakorewe abayahudi, imaze imyaka buri hafi 80 ibaye. Hari n'iy'Abarmeniye, hari n'iki, ntabwo iy'Abatutsi ari yo yonyine yatangiye. Ariko ibyo zabaye hashize imyaka, nk'iy'Abarmeniye imaze imyaka irenga 100, ariko baracyabona n'ubu baracyaba muri consequences z'iyo genocide. Iyakorewe Abatutsi yo yabaye ejo bundi twese tuyireba n'amaso, iracyari mbisi cyane. Ni gute watinyuka ukihandagaza ukavuga ngo nta umwe buri w'Abanyarwanda? Epi noneho nabo nizo ngero natanze, ntabwo Abayahudi bicanye n'Abayahudi, ntabwo Abayahudi bisha abandi Bayahudi, ntabwo Abarumeniye bisha abandi Barumeniye, hari abandi bantu baje kubica. Ariko Abanyarwanda, Abanyarwanda b'ubwoko bumwe bisha ubundi bwoko bumwe bw'Abanyarwanda. Nicyo kikwereka ko binakomeye, ibyaha byabereye bikomeye kuruta n'ibyo bindi byaha n'ahandi hose. Ariko uwo mugabo ibyo byose akabirenza amaso, akabwira ngo Abanyarwanda, ngo arabwira Abanyarwanda amateka nyakuri yahese. Umuntu utazi ko Abanyarwanda Artemon, icyo nende kukwereka uyu mugabo utabasha kureba uburyo Abanyarwanda batekereje, bakatekereza no mu muco wabo, bati ni gute twatanga ubutabera, ariko ubutabera bwunga Abanyarwanda, kugira ngo izi manza dufite ntago twazahera mu manza, kuko aba bantu ni abanyabyaha, barakosheje, bahemukiye umuryango nyarwanda, bagomba kubibazwa. Ariko tugomba kureba mu muco wacu, ni gute aba bantu bakongera no gusubizwa mu muryango. Ariho hashyizweho gacaca kugira ngo inyangamugayo, hashyirwaho inyangamugayo zitorewe n'abaturage, zitorwa mu moko yose. Reka nkubwira kandi kantu numvise kajyanye n'ubwo niyo mibanire y'Abanyarwanda bushyashya. Hari akandi kantu bitwaje mperutse kumva, nako bakorana ubugome, ariko byo ntabwo nahamya ko ari bicahaga wabivuze, ariko ni muri iyo context. Baravuze ngo ubu ngo inkotanyi ngo zadukanye kuvuga ko mu Rwanda nta moko ahari, ngo abantu bose ko ari Abanyarwanda. Hagati bakitwaza ngo niba genocide ko muvuga ko ngo Abahutu bisha Abatutsi, none mukavuga ngo nta bwoko buba mu Rwanda, mutekereze umuntu ujya kwiha gusesengura akantu nkako. Ubwo bwoko bavuga, ndagira ngo hari tuzabikorera ikindi kiganiro, kuko icyo ni topic iremereye kandi Abanyarwanda bagomba gusobanukirwa neza. Tekereza umuntu wazanye iyo suje ngo mu Rwanda Abatutsi bayoboye u Rwanda ba RPF babita ngo n'Abatutsi entre guillemets, kandi sinabyo, basigaye babita n'abavantara, ngo n'abavantara, ubundi ngo niki, ngo s'Abanyarwanda. Oya, si basigaye ni ukuva kera niko babita, bavuga ko Abatutsi atari Abanyarwanda kuva kera. Ubu rero baravuga ngo niba mu Rwanda muvuga ngo twese turi Abanyarwanda nta moko hari, ubwo murumva ngo atari contradiction ko muvuga ngo Abahutu bisha Abatutsi, none mukavuga ngo nta n'ubwoko buba mu Rwanda. Ibyo bintu, iyo contradiction bisobanura bute? Utekereza umuntu uzana akantu nkako mu mitwe y'Abanyarwanda. Et pourtant barabizi ko iki gihugu imibereho yacyo kuva ubwami bwabaho, aho ubwami b'abazungu babukuriyeho, ibyakurikiyeho, uko ayo amoko yaje, ukuntu abazungu bitiranyije ibyo nakwita, sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda, ariko mu Gifaransa bafashe les groupes sociaux bazihindura des ethnies. Ni nk'ubudehe. Donc tekereza umuzungu uza akitiranya abantu, agafata les groupes sociaux, hari groupe 3, hari groupe y'aborozi, hakaba groupe y'abahinzi, hakaba na groupe y'ababumbi. Ibyo bintu abazungu baje badasobanukiye imibereho y'Abanyarwanda uko babayeho, baravuga ngo ni za ethnie. Ibyo rero nibyo iyi leta yacu yo kagira Imana yagerageje gukuraho, ngo tuba Abanyarwanda nk'uko twahoze. None abo baravuga ngo ko muvuga ko nta moko ari mu Rwanda, ni gute mutinye kuvuga ngo Abahutu bisha Abatutsi?
wumva ikintu nk'iki bakorana ubugome kandi bazi uwo akavuga ngo amateka nyakuri. Nibaza amateka nyakuri ibyo ntabwo abizi ibyo byaturutse bya etini mu Rwanda. None se niba atazi ibyo amateka nyakuri zinaya ni igitangaza. Icyo mbona abanyarwanda bakwiye kumenya kuko biranagaragara erega naringiye kongera kuvuga ngo erega bica aha ntabwo ari gihe gusa nayo yaducishije ururondogoro. Icyo nshaka ko abadukurikiye bumva nuko nta iterambere ry'iki gihugu rinagaragarira no mu bushake bwa politike no kuba leta yacu ari leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Icyo kintu cyitwa gusubira ku bumwe bw'abanyarwanda nibwo butumye byibuze abantu bamara imyaka 2 bataragera mu Rwanda bagaruka hano bakayoberwa bakagira ngo bayobye. Nukuri pe ibyo byo nukuri nayo narabyibonye. Ahantu ikintu kera warengaga wenda mu mujyi abantu bagezaga kwiga kwambara inkweto byari icyaha gikomeye mu ishuri. Abantu buno tunyeshuri twambaye uniforme n'uturenge niyo waba ufite inkweto waza kuzambaye ukazibika mu gikapu kugira ngo use n'abandi banyeshuri. Iterambere ridashingiye ku bumwe nta ryabaho ntaryo twabona. Ntabwo bikunda. Ntabwo bishoboka cyane cyane mu gihugu nk'u Rwanda buri muntu azundi twozo turanye ko tubayeho ntabwo bishoboka. None rero rutindukana murego inshuti yanjye ngo ararekwa ntashira. Ariko iyo umuntu agiye muri ibi biganiro nukuri acika ururondogoro kuko hari ibintu urebesha amaso kibazo atari kusemana. Uzi ko kuko abantu tutanyurwa, abantu batanyurwa n'ibintu bikorwa muri iki gihugu bazanyurwa n'iki kuko mu maraso. Ubu rero nkabangira ngo mbashimire mwe mwese mwakurikiye ikiganiro n'abakunzi mwese ba Rwanda Canada News, ariko ntimukibagirwe gukanda kuri subscribe hano kugira ngo ibi bintu kandi mujye mubisharinga bigere ku bantu benshi. Munadukunde kuko natwe turabakunda. Ubutahanza tuzakomereza ahangaha na Ruti kuko Ruti anyugura byinshi nanjye ubwanjye. Ibi bintu bibayemo amaze kubigiramo umurambe, ariko Imana nifasha mu bantu uyu mugabo nkunda kuyogira uko yitwa umuntu yicahaga abantu yitumye yagiye yikoma cyane. Uyu numwe mu bambere, hari n'undi nzashaka ningira amahirwe nkamubona nkongera nkagarukana none nkabagezaho ibi bintu kuko nitutabifatira hafi cyane cyane ko ubutwerekeje mu bihe byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi imyaka ishize 28. Ubu nanoneho bose basaze babirimo. Nkaba mbijeje ko mu minsi iri imbere nzongera nkagaruka, nintagarukana na Ruti nzagarukana n'undi maze dukomeze dusobanurira abanyarwanda ukuri nyakuri kutari ibinyoma nyakuri. Ukuri ya mugabo gihe byinsigaye mbyita ibinyoma nyakuri ntabwo ari ukuri nyakuri. Murakoze cyane, Imana ibarinde tuzongera duhure.